ariko nyine niyo mwaba mutarasezerana n'ubundi abana ubundi niyo yaba ari umwana umwe byanga byakunda bagomba kuguha umugabane we. bahise shaho neza ubwo bawukwimye mbere na mbere bavuga ngo iki bundi bambwiraga ko ari njye narose umugabo ariko mbabara wibisubizamo pe tubyihoreye bohoka ni ukunganira kuko iyo ntekereje ibintu bankoreye nareba ko abandi nabo babaye abantu ku buryo twafashe umugabo usibye ko yaje gupfa abo bana biza kugeraho abitwa ngo ni bakuru bajya ku ishuri urabizi abana ko baserezanya nyoko ni umurozi n'isuku ibintu byinshi abana batarongera gutyo negereza igisubizo ndambona ntacyo jambo yanshubije arambwira ngo aho kugira ngo nkomeze mutesha umutwe nzaho umugabo wanjye ari ngo ningende mubaza ibyo byose ngo namugane mba nkubwize ukuri twese turi abanyarwanda cyangwa se turi n'abantu igihe kizagera nawe umusangiye ariko ibyo nabivuze ku mutima wanjye ngo yewe ngo urarata abana impyisi zihuma simubwiye ibindi biremereye simufunguje kumusaba ibyanjye ariko yambwiye gutyo ngo ahubwo ngo wagize imana ngo kuba utarajyanye n'umugabo wawe ntoya ku bundi ko imana irema umuntu ikaba izina igihe azapfira ubwo urumva twari kujyana urumva ukuntu namushubije naje ngo nuko rero ngo n'abana ba mayibobo babaho urumva ngo se ngo wagiye ngo Kigali ukareba abana bari muri rigori uko bangana ngo nimba nawe ufite n'aho ujya kubapagasiriza ngo bwije ngo umuntu aragenda akaguha ikiraka ukabaho ngo abandi babone ikiraka ni bande Yes, reka twongeye tubasubize inshuti bakunzi bawe Iwacu Kindness Mission. Nkuko mubizi tumuri ya gahunda yo gukomeza tugenda dusura abantu hirya no hino batandukanye tureba ubuzima babayeho, abafite ibibazo bitandukanye wenda niba ari ugira neza cyangwa se ubufasha bashobora kubona nuko bakabona. Ni muri ya gahunda rero mabana hano turi kumwe n'umubyeyi twagiye kumusura. Ni umubyeyi mu by'ukuri abayeho ubuzima butoroshye nawe araza arabitwibwirira atubwira se kubera iki ari hano se ubuzima abayeho n'ubuhe cyane ko abayeho n'ubuzima butari bwiza. Hama rero reka dutangire atwibwira. Reka twongeye tugusuhuze nanone mama we. Umakora? Hanyuma rero watangiye twibwira amazina yawe, ese ukora iki, ese ubayeho ute, kubera icyo uri muri iyi nzu cyane ko wenda uraza kutubwira n'impamvu uri muri iyi nzu nyine. Tugahe ikaze. Kaze nitwe Yakaremye Charlotte. Yakaremye Charlotte. Ngaba ndi umupagazi nose njya kubeshya ngo ndi umuntu w'umuhinzi nta buhinzi mfite. Ega buriya tuzaye dutandukanye. Uvuga umuhinzi ufite isambu uvuga ati ibyo bura ndakora none uba umeze nk'inzererezi nta hantu ufite rero ukaba ariyo mpamvu uvuga ati njyewe nta buzima mba afite usibye Imana yonyine niyo ikora ibyayo. None se ubu ubayeho ute, ese inzu ubamo ni iyawe, ese utunzwe n'iki? Oya inzu yose iyanjye ntabwo ari iyawe. iyanjye nanjye no guteka imitwe nk'uko kose nta bundi buzima. None se iyi nzu ni iyande ko mbona ntazi ubundi iyi nzu ngena ndi ko ngo niba ngo yari gereza kera nyemeza kuba akagari batarubaka akagari kazima. Mwisanze gute muri iyi nzu mwisanze hano mbega gute? Kwisanga hano no kubera ko nyine leta nayo yatubonye ibona ko dukwiriye kugira ngo wenda babe baducumbikiyemo ntago nabo baduhaye inzu ako ducumbikiramo bavuga ati byibura nabo hari igihe bazabona iyabo ntawe ubizi cyangwa se nabone tutanayibona ariko igihe cyabo bazasubizwa inzu yabo bameze tuzengurukanye. Yose ubu nta mafaranga bajya babishyuza kwikodesha?
kwikodesha cyangwa nyine muri izi ndayibahaye ni umuyobozi w'akagari, ni uw'umurenge, ni mudugudu? oya ni akagari kubera ko kabonaga ko ahantu hari gupfa ubusa bahitamo kuba babashyizemo. baba baducumbikiye ntabwo bavuze ko yenda bayiduhaye gusa tugahita turabacumbikiye mu rwego rwo kuba nyine babona ko nyine buriya iyo ugenda urara hanze cyangwa se utekereza ubundi buzima kandi bakaba bazi neza ko abana ari bo Rwanda rw'ejo ntabwo byaba byiza niyo mpamvu batubuza ati yenda nimube mugiyemo kugira ngo mugire mubona ko mwagira ariko nyine nta mafaranga babishyuza mubiramo ubundi? aya ni amafaranga ariko urumva ko isaha n'isaha umuntu akubwiye ati mvira mu nzu wahita uyivamo nta kundi. mbese ubu ku bijyanye no kurya mubaye murya mute? ubwo urumva niba nta nzu mufite, ubwo niba n'akagari kararinze gutekereza ati reka tubahe icyahoze ari gereza, reka mbivuge gutyo kuko iyi ni ntekereza ko ari gereza bafungiragamo mbere y'intambara, nyuma biza kuba akagari, batarubaka kariya kagari, ubwo urumva iri aho nyuma baza kuyibaha nyine ngo mube muyibayemo kuko babonaga mubayeho mu buzima butari bwiza. hanyuma ubu noneho kurya bigenda bite? se mufite isambu? se mu mbega murya bigenze bite? nta sambu iyo ugize gutya nk'umuturage agira kakwigaho, ariko nabwo wagiye kumutakira kuriya mu gihe cyo kuvuga ngo ntabwo ibintu koko byakwizana, urugendo nkaho dufite amaboko ariko ni akazi. nk'ubuho iyo ari mu ihingaho byo nta bantu benshi bakenera abakozi, umuntu agapfa agasize, ariko nk'ubu nk'akazi katariho utungwa n'imboga, yenda waba uri uwuhindura ugahindura isombe ukaba ari igitunga kugeza ubwenda akazi kabonetse. ni ukuvuga ngo ni ukubaho umupagasa mugiye gukorera umubyizi igihumbi gutyo ubuzima bupaka nyine urumva ntabwo wavuga ngo ni ikiraka gihoraho. iyo akazi gashize ugenda utera ikiraka nyine, cyangwa se n'ibintu by'ubuyede kubera ko tuba dushaje ntabwo dukunda kubikora. iyo kitabonetse wirira idodo nyine ukabaho wiryamira. nese mama akabazo k'amatsiko, ubundi wenda umuntu akurebye inyuma ubona ugaragara nk'umubyeyi umubyeyi akaba afite abana, ariko simbizi niba wenda abana hano bafite abana n'umugabo, ubundi kubera icyo uba wenyine? kubera ko nyine umugabo yarapfuye ntawe ureba. umugabo yarapfuye. abana se? abana bo ndabafite. mfite abana bangahe? kuko si benshi. mfite nka bangahe se ubwo? gutinya kubavuga nk'aho ari benshi cyane, niba ari gutinya kubavuga reka nkubwize ukuri, buriya hari igihe umuntu akubaza ikintu watekereza n'ibyo urimo mu mutwe gatuma wigarura. oya ni ukwihangana, ariko nyine batubwira niba ufite abana bangahe, ese nibura babona ibyo kurya, ese bariga, ese mituweli iboneka gute? ntayo mituweli rwose sinzajya kwirarira, ntayo mfite. ntayo mfite. none se ubu iyo urwaye bigenda bite? ubwo nyine ni uguhorera mu nzu, naba mbonye amafaranga ngagenda nyine, Imana irabarinda maze mvuge gutyo. mama mbwira utambeshye, ufite abana bangahe? utambeshye ufite abana bangahe? si ukukubeshye njye ubwo urumva nazana amanyanga naba mbahisha si abanjye. hano 5 se si benshi? 5 ni abo ngabo. ariko abo tubana nyirizina ni 3. ngo harimo n'abakuru bagiye cyangwa? abakuru baragiye nyine, urumva ko ntabwo bari kuguma mu buzima bakurikira nyina. rero ba 3 nibo turi kumwe. none se umugabo wenda atarapfa nta mitungo mwari mufite? se nta nzu mwari mufite? urabaza ko ari ukuri bwigire tuzabwira, kubera ko wumve ngo nanjye nagwisemo kugira ngo dukane ikiganiro, kubera ko nanjye ni umuntu wakundanye pe. urumva tumenyera ko wenda kenshi, ariko bijya binabaho dute. oya ariko ni byiza kuganira. bijya binabaho ko umuntu umugabo ashobora ko wenda yavuze ati twe twarakodeshaga, icyo ntibisanzwe. twarakodeshaga byo, ariko
imitungo yakagize ikintu imarira, imiryango yarampindutse kubera ko ndi umwe. Iyo waba umugabo y'umugabo sigara ndi ikintu cy'igikanka kiri aho. Niyo mpamvu rero buriya ibintu byo kuvuga buriya nta nubwo mbikunda, ndakwisaragurikira pe bakana ko n'agasazi kari aho kugira ngo bya bindi bise nk'ibyigirayo. ese mama we mbabarira nyemere tuganire pe, mbabarira nyemere tuganire kuko naje ngusanga nyine ndashaka kumenya. Urabona wenda iyo umugabo wenda atabarutse gutyo afite abana byanga byakunda, umubyeyi nyine asigarana imitungo nk'ibisanzwe agakomeza akarera abana. Se bayikwatse bavuga ko wenda ari iyabo, bayikwatse bavuga ati se wenda niba wenda ushobora kuba watenda umugabo nta mwana twari dufitanye, wenda rimwe na rimwe nibwo bakunda kubikaza cyane ugasanga umugore banamusohoye no mu nzu. ariko urumva niba waba ari umwana umwe mwamufitanye, ubwo bayikwakaga bavuga ngo ni kubera iki bayikwatse. Ijyayo sinashobora kubisobanura kuko buriya iyo uri umwe uba uri umwe, sibyo? Kandi ikindi cya kabiri bamera ko imfubyi ipfa kabiri. Yego jyewe mu by'ukuri nari umugore wa kabiri, sibyo? ariko tuzi n'ahangaha tuje guhaha, turacumbika turahaha. Mu gihe rero cyo kuba byaba ibintu byaba nyine n'ibintu byadufasha, ntabwo haburagamo ibitotsi nk'uko kose. Ubigezeho aza kufatwa n'indwara, ariko nta nubwo yanarwaye buriya, sibyo ko umuntu abikuruza ariko ntabwo ari ukurwara. Burya nimba ugiye kwihagarika ukikubita kwa kundi abagabo mwebwe mwiyegeka ku nguni, ubwo yahise ahindukira. Nkuye nta nubwo yanihagaritse pe, ese yikubita hasi ahita apfa. ntabwo ari ukurwara buriya ukundi buntu biba byaragiye. None se ubu nka wenda amategeko wenda nta kintu yabageneye nk'abana wenda usigaranye uwo mugabo wenda ngo bagire ibyo babasigira by'imitungo bigomba kurera abo bana? ni nk'uko kose. None se mvuga ngo iki? bana muri kumwe se? bana turi kumwe. Yego oya, kuko kuko impamvu naje kureka nk'umuryango maze nko gukangukamo, n'ubundi bwo byari byananarangiye kuko inda yansigiye nari muze kuyibyara nyine. nuko nabona yenda uko biri, yenda ibyo mu nzu n'ibigende, kugira mbona ahantu negamye, niyo nabona ikibanza ngareka agasirizamo abana byari kera. ubirangiye rero mbibajije umuyobozi wari uriho, yageze ambwira ijwi. Nibaje umuyobozi wari uriho, ndi amagambo ateye isoni, numva ndababaye. Ni buriya wenda kuba byarabaye gutyo Imana yari ibizi kanyuze. nasuka amagambo yakubwiye niba amagambo ateye Oya isoni. wencumuze mbabarira, reka tubyihorere. Nimba ubyumvise ni ukubifata, sibyo? buriya reka ngubwire, nawe uri mukuru, singwifurije ko byakubaho, ariko hari igihe umuntu ahura n'umutego ugasanga biragoranye kongera kwirirwa usubira mu byo isi yaguhindutseho. kunganiriza. Oya ntabwo ndabohoka neza, ubwo sinarangije wabirangije. ubwo nk'ikintu umuyobozi yakubwiye bigatuma neza uzi ni uko kongera no gusubirayo neza bikarangira Oya biretse no mu burundu. nzozi zanjye ntabwo nakongera kwirirwa ntekereza ibintu bitazagira umumaro. icyo cyo rwose ngubwiza ukuri. buriya ikintu kijya kukubaho Imana yagipanze, ntabwo ipfa gutungurana ngo ni uko. rero ubu Imana yarabihinduye, yakoze ubwo dahinduye muri uku kwezi hari kwa 9.
nubwo nuko narinde gukodesha nyine n'abandi bonde gukoda ko buri kunga bimeze bite kwiyahura ni nko kwiyahura nyine urumva ko nagiye mbaza umuyobozi abo batumva rero uko ni kuntu nakugenza ako atari uwo wa mbere uriyo kugera gutera ubwo ni nko guhumiriza nyine nta kundi kuntu yari kubigenza kadufasha gutyo nyine amuhahanda amahirwe kwanda ko bamuganira bivuga ngo uko bisa nkaho nyine ari ibintu birebire kandi bikomeye cyane pe sibyo birakomeye kandi ukuri tuganire nta kibazo kuko byonyine kubura umubyeyi urera abana 5 wenyine kandi ese undi ntabwo mwana asezeranye umugabo mutarasezerana mutarasezerana ariko nyine niyo mwaba mutarasezerana n'ubundi abana ubundi niyo aba ari umwana umwe byanga byakunda bagomba kuguha umugabane we bahese shawo neza ubwo bawukwimye mbere na mbere bavuga ngo icyo bundi ambwiraga ko ari njye narose umugabo ariko mbabara wibisubizamo pe tubyihoreye bohoka nuko nganire kuko iyo ntekereje ibintu bankoreye nareba ko abandi nabo babaye abantu ku buryo twafashe umugabo usibye ko yaje gupfa amubwira ati mba rero runaka n'inda y'ikigundira iraheka urumva ko yaje mba bintu byenda by'umuryango nk'uko uje ukanganiriza urumva ubwo ati rero mu by'ukuri wakagombye gukemura ikibazo cy'aba bana bakomeze gukerakera bakomeze kuba bari mu yandi magambo cyangwa se abantu basange bari kubasebya kubera ari mwebwe mwiteje abantu yendera ngabo yaramushubije atumva ndaje ngiyeho kugeraho birahinduka negereza igisubizo ndambona ntacyo jambo yanshubije arambwira ngo aho kugira ngo nkomeze mutesha umutwe nzaho umugabo wanjye ngo ningende mubaza ibyo byose ngo namugane mba ngo ubwize ukuri twese turi abanyarwanda cyangwa se turi n'abantu igihe kizagera namusangiye ariko ibyo nabivuze ku mutima wanjye uwo mugana yamugane mba wa mugabo we ntako utagize nyine urankoreye kuko warongiriye mu kintu cyo kumbariza ibintu cyangwa se nk'uko nari maze kumugana nimba yenda nyine ibyo kuko icyo gihe nyine n'ubundi twaracuruzaga pesi mbice ku ruhande ibintu by'ubucosho arabitwara noneho n'ibikoresho byo mu nzu arabitwara noneho urabona nimba ubyanze imbabarira kandi ahantu ndi kugenda bwije narayaha mbone n'isafuriya yo gutekamo ibintu by'uburiri cyangwa se n'ibindi ntabwo nakunze kubyibaza n'abantu yenda buriya namwe ibyo gutekamo arama n'uburiri ngameho byarangiye amubwiye ngo ariko ubundi umushinga wa nigeze ngushaka mbese ko ari wowe byose ari wowe bikomokaho kandi akaba ari wowe nyirabayazana wambabariye nk'umuryango wishimiye ko bagomeza gukerakera ariko madamu ngo yewe ngo urarata abana impyisi zihuma simubwiye ibindi biremereye simufunguje bikumusaba ibyanjye ariko yambwiye gutyo ngo ahubwo ngo wagize imana ngo kuba utarajyanye n'umugabo wawe ntoya ku bundi imana irema umuntu ikaba izina igihe azapfira ubwo urumva twari kujyana urumva ukuntu namushuje naje ngo nuko rero ngo n'abana ba mayibobo babaho urumva ngo se ngo wagiye ngo Kigali ngo ukareba abana bari muri rigori uko bangana ngo nimba nawe ufite n'aho ujya kubapagasiriza ngo bwije ngo umuntu aragenda akaguha ikiraka ukabaho ngo abandi babone ikiraka ni bande
yambwiye numva wa mugabo we rero sinzongera kugutikura nta n'amagambo menshi nzongera kukubaza cyane reka tubyihorere noneho ikintu cyankomaga mu nkokora ni uko n'ibikoresho byakoreshaga abonzi neza nyuma yaho nimba barakomeje kumuhata amagambo cyangwa se n'abandi ngiye kumana mbarambwe ngo uzagende ujya kwa runaka agura ibikoresho byawe agiyeyo ngo nzabanza mubaze subiyeyo barambwira ngo ko batubikije ibintu batubikije abana ati ko kandi ntuzongere kuza kutubaza ubusa inshuti yanjye byaje kugeraho yewe nta nubwo nari ndi kure pe ntabwo nari ndi kure ahangaha ndumva nta mezi 6 yenda mama ahari ntabizi kuko akenshi nakunze kuba aho ngaho ku ya 9 uko byarangiye umugira neza agasafuriya agahiko gutyo nyine ubwo buzima nangira ku gasambo umuntu yari amaze kuma ngati mu by'ukuri si wabanye nabi uzakigama ku gasambo abana biza kugeraho abitwa ngo ni bakuru bajya ku ishuri urabizi abana ko baserezanya nyoko ni umurozi ibisuku ibintu byinshi abana baturongera gutyo ariko namwe ati mama bimeze uko mwamira aho nyine ndituriza bivuze ngo ubu harimo n'abo utazi aho bari uretse kumva nyine mwaragiye mama ihangane pe oya pe nta n'igishyika mfite byararangiye gusa nuko nyine umuntu iyo yibutse nk'ibyo byose ntabwo kiburira nubwo kwihangana byanga wajya wihangana buri ubuzima tubamo twese nyine butoroshye kandi burya ikintu cyose kigiye ntangire kandi kikagira n'iherezo ari burya ibintu byose bibaho kubera impamvu cyane kubera impamvu abantu ukajya wiheba buriya wenda nubwo bishobora kuba byaragenze gutyo ushobora kuba byaragenze gutyo ariko nyine byarabaye ari nk'ikindi gitambo kibindi byari kuba bikomeye noneho birenze niyo mpamvu rero nyine ntabwo ukwiye kwiheba wenyine kubyakira nyine ubuzima ntabwo nkunda kwiheba ariko gusa nubwo nyine wari ubikuruye kamere nyine ntibura mu buzima ihangane kuko n'abantu benshi bazi neza ko genda nabo narabyaye gutyo kwigendera kubera ko nta muntu ujya nkunda gushyiraho komite mubwira ngo mwize ubuki bambona gutyo ubwo rero ngo kuko ubuzima bwakomeje gukomeza bungerageza ariko aho umutoya ageze ndumva yagiye kuzuza 7 ndumva yakuze genda muri ubwo buzima nyine gusa Uwiteka nagira gutya agahindura sawa tuzabyakira ariko aho tugeze dushima Imana kuko ntako ibitagize ihangane byose Imana izabikora hanyuma rero bakunzi ba Iwacu Kindness Mission uyu mama muramwumva abayeho ubuzima bugoye cyane hanyuma yatubwiye ko mbere yarabavuye ndabana n'umugabo atarapfa cyangwa ataritaba Imana bari babayeho neza banacuruza ariko nyuma umugabo aza gupfa amarabira mu buryo budasobanutse hanyuma biba ngombwa ko imiryango imushinja ngo niwe wamwishe kandi mu by'ukuri nawe nta ruhare yigeze abigizamo hanyuma rero kuva icyo gihe ubuzima bwarahindutse buba bubi ku buryo no kubaho ubwo batunzwe no gupagasa ni ukujya guhingira igihumbi yaba ubuzima bwo kubona ibyo kurya ese kubona ibyo kwambara ubuvuzi byose ni ikibazo cyane ko arinzwe na Nyagasani gusa hanyuma ikijyanye n'icumbi inzu abamo mu by'ukuri ni inzu ishaje ku rwego rwo hejuru kuko ni inzu yari gereza mbere ya 1994 n'uva mbere y'intambara yari gereza yafungirwagamo abantu hanyuma nyuma y'intambara leta iza kwifashisha nk'akagari itarubaka tuno tugari hanyuma nyuma yubatse akagari gashyashya ubwo nyine iki kizu gisigara ngaho ari ikintu nyine kirangari kitabamo abantu hanyuma rero umubyeyi kubera ibibazo yagiye ahura nabyo nk'ibyo byose cyane ko arera n'abana 5 wenyine kandi imiryango y'iwabo mugabo ikaba yaramutereranye hanyuma umuyobozi w'akagari niwe waje kumugira neza babaha iyi nzu ngababayemo mu by'ukuri ko yabonaga ubuzima bayeho butoroshye hanyuma rero mama we niba niki wakisabira abantu wese abagira neza wenda bazabona iyi video se niki wabisabira
ese biga abakene rero twifuza byinshi, twifuza byinshi ariko umuntu burya yabonye ahantu ahisha umutwe biba byiza. Wenda wajya gupagasa ariko utavuga ngo uri mu icumbi, biroroshye. Rero niyo wanabona n'umudugudu cyangwa se nk'isambu wabona aho ahahira abantu, ariko se mbwiza ukuri wajya guhaha uri inzererezi nanone nyine udafite aho uri butahe, nyine ni ikibazo. Ikibazo udafite aho uri butahe, ikibazo. Rero ahanini buri wabonye inzu biroroshye, ariko utayibonye urakira kwicecekera. Ko guhaha ukanacumbika nabyo ni ikindi kibazo. So bakunzi ba Iwacu Kindness Mission rero nkuko mu byumba mu by'ukuri hagize umugiraneza Imana yakoreramo basi akamufasha kubona icumbi. Akazu kose yamwubakira niyo kaba k'amabati 5 niyo kaba k'amabati 2, mu by'ukuri yabamugiriye neza, yabamukuye ku gasozi. Wenda akava muri rekode kuko isaha n'isaha bazayimukuramo, kuko nababwiye ngo ni inzu ya leta, ni akagari gashaje cyangwa se nako ni gereza ya kera ishaje. Urumva isaha n'isaha ubuyobozi bwayimukuramo agakomeza akangara, kandi afite abana 5, kandi mu by'ukuri nta afite ho kubashyira. Umugiraneza rero Imana imuvugiyemo basi akamufasha akamwubakira akazu ako kaba kangana kose, mu by'ukuri Imana nawe yazamukubira 7 iyo neza yabamugiriye, basi umubyeyi akava ku gasozi. Hanyuma se mama ufite telefone ya MTN? Ufite simukadi ya MTN? Iyo MTN iba muri momo muntu nimba narayandikishije, ariko nibagiwe uwo mubare byaracanze pe. Okay, ntacyo urayiduha tuze kwigushyirira wenda kuri video, uwo mugiraneza yabona 1000, yabona 500, yabona ibyo 2, mu by'ukuri azakoherezeho. Mu by'ukuri ba bantu bakunda kudufashiza abantu cyane cyane abantu bari muri Canada, muri Amerika, ndetse n'abari muri no mu France, tutibagiwe n'abari mu Bubiligi. Mu by'ukuri uyu mubyeyi mudufashe basi tumukure ku gasozi, basi tuzagaruke kuko mukoresha ikindi kiganiro wenda dufite umwanya uhagije, mu by'ukuri arata amashimwe ndetse n'ineza yenda y'Imana ndetse n'ubufasha bwanyu, atubwira uko bwamuhindurira ubuzima. Hanyuma telefone yawe ni 078. Okay, nimero ye rero ya telefone agiye kuyizana ayirebe, ahitubwira maze tuyibahe. Hanyuma igiceri cyacyo cyose wabona, yaba 500 yaba 100, mu by'ukuri uzamwoherezaho pe. Hanyuma ukeneye kumuha ubufasha bwihariye, wenda ushobora gutereka ngiye mwenda mwubakira akazu, cyangwa se ngerageza mushakiye n'akabanza cyangwa se n'agasambu, cyangwa se mukodeshereza inzu wenda amezi menshi. Hanyuma ushobora kutwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukanaduhamagara, ariko cyane cyane abantu baba hanze batwandikira kuri WhatsApp. Telefone murabyibuka ko ari ukubanza akamenyetso ko guteranya 250 78 420 70 6 cyangwa se nyine mu magambo yoroshye ni 078 420 70 6. Iyo nimero rero ntago ari kumwohereza ubufasha, ariko nabwo ubwohereje nabwo twabwakira twabamushyikiriza. Hanyuma iyo nimero niyo ushaka kumuha ubufasha bwihariye, wayitwandikira kuri WhatsApp ukatubwira ati wa mubyeyi mwasuye witwa runaka na runaka, rya mazina witwa Iyakaremye Charlotte. Watubwira ati wa mama cyangwa se wa mubyeyi witwa Iyakaremye Charlotte ndashaka kumugenera ubufasha bwihariye, hanyuma tukazakuyobora, mu by'ukuri ibintu bikagenda neza. Nimero wayibonye? Hanyuma rero nimero ye ni 079 56 74 22 1. Telefone ndayisubiramo, telefone ye ni 079 56 74 22 1. Bibareye kuri Charlotte. Charlotte Iyakaremye Charlotte, amazina ye nayo ngaya. Hanyuma yandi nakubwiye kare yoyo ni yanjye, ibariye kuri Nzabayimana Theogene. Inzira zose wanyuramo kamugenera ubufasha tuzabumushyikiriza, nyaboneka mudufashe muturwaneho, basi tuzagaruke kumukoresha ikiganiro ubufasha arabubonye. Iyi ni Iwacu Kindness Mission, nge nkaba Theogene.